burari nibyo abantu bajya bavuga ngwewe ngo buriya ngo umugore ngo aba mubi. Nta mugore uba mubi. Ndakubeshye ko umugore aba mubi se. Nta mugore uba mubi. Nta n'umugabo uba mubi. Ahubwo biterwa n'uburyo umufashemo cyangwa se umwitwayeho. Buriya murabona kiriya giti bavugisha ubugari cyangwa basongesha umutsima. Kiriya giti kiba kifitemo ubushobozi bwo kubuteka neza. Ahubwo biterwa n'uwabukoze. Kuko ashobora kubukora akabutemya, akabukora akabufatisha mwayene, akabukora akabukomeza. Biterwa n'umuvuzi wabwo. Ntago uzabwira Randi Road ngo ndakwishyuye mu izina rya Yesu abyumve, azaba akeneye ibifatika. Azaba akeneye ibifatika my friend. Ntabwo uzicara kuri moto y'umumotari umubwire ngaho tugende. Nimugera iyo mugere umubwire ati ndakwishyuye mu izina rya Yesu. Utakanza akanyenyeri. Utakojejeho ikarita. Utamuhaye kashi. Ariko ngo runaka ngo yarampanuriye. Ngo na posto fulani ngo yarampanuriye. Ariko ngo iriya mana ngo izivuga, ngo iriya mana ngo izivuga, ngo ariko ngo ndizikora. Oya, Imana yaravuze ntago yananiwe gukora, ahubwo niwe wananiwe kwizera. Ikeneye intambwe imwe gusa ku buzima bwawe, kuko n'ijambo ry'Imana riko rivuga ngo tera intambwe imwe nzatera 99 nzahehe nza kugutabara. Muri iyo mirimo y'amaboko yawe bizakurinda no gusebanya kuri bamwe na bamwe. Anko yagiye i Burayi none ntiyamfashije, shangaze niwe ufite iduka rikomeye hariya mu mujyi nta kintu atumariye, none uriya data wacu ufite uruganda yanyimye n'akazi. Burya ajya gutegura uwo mushinga wakabaye ubwira Imana ati Mana nanyo nciri yanjye nzira. Ihangane, yenda aho ugeze niho warugiye gutabarwa, yenda aho wicaye niho warugiye gusubizwamo imbaraga. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Imana nibampera umugisha kandi Imana nihabwe icyubahiro. Ku mazina ni Pastor Ezekiel Mfitumukiza. Abanzi baranzi ariko n'abatanzi ni byiza kwivuga kugira ngo dukomeze gusangira ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire umurimo w'uyu munsi n'isengesho. Mana turagushimye kuri mwiza, tukuraritse muri uru rugendo no muri iki gikorwa. Amahoro n'amaraso yatuganze kandi kurengera no gutabarwa kwawe bize kutubaho mu izina ryawe Yesu. Uheze ikibi cyose, abumvira ijambo babohorwe naryo, abafite ingorane bazikurwemo naryo, kandi abari bacitse intege bongere bumve imbaraga kubw'ijambo ryawe. Data ukiza abarwayi, uhembura abashonje, buri umwe wese yunguke kubwaryo mu izina ryawe Yesu. Amen, amen. Murakoze cyane, Imana itugirire neza. Ndagira ngo twihute dusome ijambo ry'Imana nk'uko riboneka ahangaha muri Bibiliya. Turasoma igitabo cy'Itangiriro. Itangiriro ibice 2 turasoma duhereye ku murongo waho wa 2 n'ubundi ndetse n'umurongo waho wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 2 turasoma ku murongo waho wa 2 n'uwa 3. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa karindwi iraweza kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Amen, amen. Aya magambo ukimara kuyumva humvikanyemo amagambo menshi cyane y'imbaraga ndetse meza akomeye. Ayiganjemo kwari ugukora ndetse no kuruhuka. Ariko mu by'ukuri ijambo naringize ngo nze tuganire kuri uyu munsi ni ijambo rivuga ngo imirimo. Haleluya. Iyo tuvuze ijambo imirimo, iyo ugiye guklasa imirimo uyiklasa mu buryo butatu. Imana ishimwe cyane. Iyo abahinzi bahinga baba bakora imirimo, abacuruzi iyo bacuruza baba bakora imirimo,
abaganga iyo batuvura baba bakora imirimo, abashoferi iyo batwara baba bakora imirimo, ndetse n'abagenzi iyo bagenda baba bari ku murimo wo kugenda. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mumfashe turebere hamwe ibintu bitatu bikurikira. Tugiye kureba imirimo y'abantu, turebe imirimo ya Satani, turebere hamwe n'imirimo y'Imana. Imana itugirire neza cyane. Imirimo y'abantu natangiye nyivugaho ko ari imirimo dukoresha imbaraga zacu, abandi tugakoresha ubwonko, abandi tugakoresha ibikoresho karemano cyangwa se gakondo cyangwa se ibikoresho bya kizungu, abandi tugakoresha za mudasobwa n'ibindi byose bikaba ibikoresho byavuye mu mirimo y'iki y'abantu. Iyo mirimo tuyikora tuba tugira ngo tuneshe ubukene cyangwa se twizahure mu bibazo bya hato na hato, tugere aheza kurushaho. Imana itugirire neza cyane. Ariko iyo twinjiye mu mirimo ya Satani, ni cya kindi Satani akora ku buzima bwawe, agamije ko utera inyuma, agamije ko udahindura ubuzima, agamije kugumya kurwara, agamije kutabona minerivare y'abana, agamije kutava mu bupangayi, agamije kutabona nayo kwishyura ubupangayi. Iyo ngiyo niyo mirimo ya Satani. Nuko azahereza imbaraga abarozi bakakuroga ku manywa na nijoro, nuko azahereza imbaraga abacuraguzi bakajya barara ku muryango wawe uko bukeye nuko bwije, nuko azahereza urwangana abavandimwe bawe bamwe na bamwe ntimuhuze, nuko azahereza imbaraga abagizi ba nabi bakagufataho ijambo, nuko azahereza imbaraga ubukene bukagufataho umwanya. Haleluya. Ndagira ngo mvuge ku ngingo ya gatatu rero, ariyo ivuga ku mirimo y'Imana. Haleluya. Uyu munsi Imana imaze kuweza, yari imaze iminsi 6 ndetse igeze ku munsi wa 7 iri mu kazi. Haleluya. Ngo irangije iraweza, imaze kuweza iwuha umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mu mirimo y'Imana rero iri necessaire kuba iri contraire, ihusanyije na bya bindi Satani yakoze. Satani yahaye imbaraga ababi kugira ngo bakugezeho ibibi, ariko Imana ihereza imbaraga abantu beza kugira ngo bakuzahure muri ya magorwa, igahereza umugisha imirimo y'amaboko yawe kugira ngo utsinde, uneshe ibigeragezo za hato na hatoya. Imana ishimwe cyane. Ndetse niyavuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Nari nshaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko uzasenga ugatwika Satani mu buryo bw'umwuka, uzakandagira abazimu ukabaribata mu izina rya Yesu. Abazimu ndabatwitse mu izina rya Yesu, abacawe ndabananije, ndabakongoye, ndabarengeje uyu musozi, ndabirukanye mu izina rya Yesu. Bizashoboka, ariko ntabwo uzabwira Randi Rodi ngo ndakwishyuye mu izina rya Yesu abyumve. Azaba akeneye ibifatika. Azaba akeneye ibifatika, my friend. Ntabwo uzicara kuri moto y'umumotari umubwire ngaho tugende, nimugera iyo mugera umubwire ati ndakwishyuye mu izina rya Yesu, utakanze akanyenyeri, utakojejeho ikarita, utamuhaye kashi. Muri iyo mirimo y'amaboko yawe bizakurinda no gusebanya kuri bamwe na bamwe. Anko yagiye i Burayi none ntiyamfashije, shangaze niwe ufite iduka rikomeye hariya mu mujyi nta kintu atumariye, none uriya si data wacu ufite uruganda yanyimye n'akazi. Burya ajya gutegura uwo mushinga wakabaye ubwira Imana ati Imana nanjye unciri yanjye nzira, kubera ko umunsi inkunga zizaba zahagaze, umunsi ubufasha buzaba bwahagaze, hatabayeho gusenga Imana ndetse no gukoresha aya maboko yawe ndetse imirimo yawe ngo iboneke. Imana umugisha buri munsi guhereza guzava he? Ko ariho hava ibipinga zirajya nzita ingegera mu mubiri. Ariko ngo runaka ngo yarampanuriye, ngo na Apostle Flani ngo yarampanuriye, ariko ngo iriya Mana ngo izivuga, ngo iriya Mana ngo izivuga, ngo ariko ngo ndizikora. Ngo ariko tube turindiriye ngo Imana ijya gukora. Oya, Imana yaravuze,
ntago yananiwe gukora, ahubwo ni we wananiwe kwizera. Ni we wagize kwizera guke, ni wowe wategereje isezerano ariko ni waba active, ni winjira muri objective ya magambo Imana yakubwiye. Imana ikubwiye nzaguha umugisha w'ubucuruzi, tangira naho wacuruza inyanya, tangira naho wacuruza ibisheke, tangira naho wacuruza akameza, tangira naho wacuruza akabotike. Imana kubwiye ko izaguhera umugisha mu buhinzi, tangira watishe cyangwa unahinge kugabana. Imana yakubwiye ko izaguhereza imodoka, tangira winjire muri option zijyanye nuko Imana izaguha imodoka. None se Imana izakora ibitangaza nibyo, ariko ibitangaza Imana izakora ku buzima bwawe ikeneye intambwe imwe gusa ku buzima bwawe, kuko n'ijambo ry'Imana riko rivuga ngo tera intambwe imwe nzatera 99 nza kugutabara. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusoreze ahangaha mwibutsa ko Imana itakwibagiwe, ndagira ngo dusoreze ahangaha mwibutsa ko Imana ikiri mu ruhande rwawe. Erega burari nibyo abantu bajya bavuga ngwewe ngo buriya ngo umugore ngo aba mubi. Nta mugore uba mubi, ndakubeshye ko umugore aba mubi. Nta mugore uba mubi, nta n'umugabo uba mubi, ahubwo biterwa n'uburyo umufashemo cyangwa se umwitwayeho. Buriya murabona kiriya giti bavugisha ubugari, kiriya giti bavugisha ubugari cyangwa basongesha umutsima, kiriya giti kiba kifitemo ubushobozi bwo kubuteka neza, ahubwo biterwa n'uwabukoze, kuko ashobora kubukora akabutemya, akabukora akabufatisha mwayene, akabukora akabukomeza, biterwa n'umuvuzi wabwo. Rero ntabwo Imana yacu ari Imana itagira gahunda, ahubwo abantu nituve mu bitagira gahunda, tumanze twihe gahunda ubwacu. Nitumara kwiha gahunda, umurimo wa mbere nuwo gusenga, umurimo wa kabiri nuwo gukora, umurimo wa gatatu nuwo gushima Imana. Amashimwe avuye muri ya mirimo twakoze dusenga, ya mirimo twakoze dukoresha amaboko yacu. Imana ibampera umugisha, Imana ibarinde, Imana ibane namwe, Imana ibishimire kandi Imana ibatembereze muri byose. Imana ibazamure mu ntambwe kandi bageze aho mukwiriye kuba mugera. Icyo nashagaga kuvuga, ndagira ngo nkubwire ko mu mirimo y'Imana hari uwanyumva swata urugo rwaramunaniye, asenyera imwe cyangwa kabiri, avuga ati kwa runaka navuyeyo n'ubundi ntitwahuzaga, kwa runaka mvayo ntibyagendaga. Ngo hari umugabo umwe ngo abyara abana, murimo muranyumva neza, ngo amaze kubyara abana harimo umuhungu rwose pe w'intarumikwa. Ngo abashatse umugore wa mbere baratandukana, ashaka uwa kabiri baratandukana, ashaka uwa gatatu baratandukana, ashaka uwa kane. Noneho bagiye gutandukana, Isi aramubwira ati Gasopo, mbere yuko ubikora ngwino hano. Araza ambwira ati se none mwana wanjye biti ni byiza. Amusobanura ko uwo mugore agiye gutandukana nawe kubera ingeso batari kumvikanaho. Noneho arangije aramubwira ati harya uwa mbere mwapfuye iki? Ati burya uwa mbere yaransuzuguraga, nawe ngiye kuvuga akamvugiramo. None se uwa kabiri we mwapfuye iki? Ati umugore wa kabiri naramukundaga pe kandi nawe akankunda, atariko yagiraga umwanda nkabura uko nigira. None se uwo wa gatatu we mwapfuye iki? Ati burura mugore wa gatatu yagiraga mabi, yarazi kuvugira hejuru cyane ndetse agatukana muri karitsiye, bari banaramunomye no mu nama y'akagoroba k'ababyeyi. Rero ndamwirukana. None uyu wa kane we se mugiye gupfa iki? Ati rwose uyu nguyu wa kane ahora nyaka ibintu by'agaciro, amafaranga ntayo mfite, ahora mbaza ibintu by'igiciro, ari nta bushobozi mfite, rero bibaye ngombwa ko nawe mwirukana. Ise agiye gusubiza wa muhungu aramubwira ati uzi n'ikindi? Ati burya ibyo byose nyoko abifite byose. Kunsuzugura arabikora, navuga akavugira hejuru. None subizi si
kunsaba ibintu by'ubushobozi ntafite arabigira, kandi nawe urabizi. Mark, urumva umwana na papa we baganiraga neza ibyo bumva, baganiraga neza ibyo baziranye. Imana ishimwe cyane. Rero umwana amaze kumva ko mama we byose we abifite, kandi babagore yarabahoraga kimwe kimwe, umuhungu niwe wisanze mu ikosa. Ise aramubwira ati uko nihanganiye mama wawe, mu yandi magambo ni nyoko. Ugati ngo nyoko ni ibikize? Nyoko burya nicyo Kinyarwanda. Biriya bintu bya mama, mama c'est la français. Iyo uvuze mama bumva igifaransa nyine kuvuze mama, ariko mu Kinyarwanda kiwacu iyo uvuze nyoko umuntu yumva nyine kuvuze umubyeyi wakubyaye. Nicyo Kinyarwanda. Uretse kwisunga indimi z'amahanga tubisiga amavuta, mama, mami, daddy, papa, biriya ni indimi z'amahanga. Mu Kinyarwanda cyacu ni nyoko. Mana ishimwe cyane. Nyoko ko namwihanganiye biriya byose, izo ngeso zose azifite. None nawe ihangane, ugende wihanganira iya ngeso imwe, kuko njye nazihanganiye arenye zinarenze. Icyo gihe ise aba mukomeje kugira gute? Kubaka urugo. Rero uriya se tumugereranye n'Imana ije kugukomeza mu ngorane wari urimo, naho wabonaga byanze, naho wabonaga byabuze icyerekezo, naho wabonaga byabuze aho ubiganisha. Ariko nkubwire ngo ihangane, yenda aho ugeze niho wari ugiye gutabarwa, yenda aho wicaye niho wari ugiye gusubizwamo imbaraga, yenda aho wari ugeze niho wari ugiye guhura na Kristo. None urashaka gucika intege. Reka dusenga Imana. Ntabwo umugore aba mubi nabisobanuye, biterwa nuko umutwaye. Nta nubwo n'umugabo aba mubi, biterwa nuko umufashe. Imana itugirire neza, Imana ikubakireweho rero byari byanze, kandi nawe bigire mu ruhari, kuko umurimo wawe urakenewe mu rugo, umurimo wawe urakenewe mu buryo bwo gusenga, umurimo wawe urakenewe mu buryo bwo gushyigikira iterambere ryawe ryanyu mu rugo, mu muryango. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo dusengane. Nitwasenga nubwira Imana ati Imana, aha niho narinaniwe. Mu Kinyarwanda bajya baca umugani bakavuga ngo umutima w'umuntu ngo ni wo wimenya uwawo mubabaro. Ni wowe uzi uko ubabaye, ni wowe uzi uko unanirwa, ni wowe uzi uko ucika intege, ni wowe uzi uko byagucanze, ni wowe uzi uko bikuyobeye, ni wowe uzi aho bipfira. Bwira Yesu rero byose nk'inshuti yawe, kuko ngo akunda gufasha abashavuye. Imana itugirire neza cyane. Nta byaha ufite Imana itakubabarira, nta bukene ufite Imana itarangiza, nta ngorane urimo Imana itahereza iherezo. Oya nabi, ariko Mana ubu se wanyumva? Oya wanyumva? Kwaho ngaho ugeze Imana ihageze amaboko, aho ngaho byakunaniye ko Imana ibishoboye. Wanyumva ko mariage wayikora? Naho iwanyu yaba nta muntu n'umwe wigeze akora mariage. Uyu mwanya, uyu munsi ufite kwizera gusa, Imana yaguhagurutsa akira ikaguha mariage, ukayikora ku manywa nyaruhanga, ukayikora izuba riva, abanzi bawe bagihari, abakurogaga muri ya mirimo ya Satani bakiri kuroga, ukayikora. Ntanika kubwira nzaguha visa, nawe ati zaturuka hesi. Isaha y'Imana ntigirenga, kubera ko iby'Imana ntibyibwa. Saha igeze Imana irakora. Reka dusenga Imana. Imana njye narayibonye, mfite ibihamya byinshi. Iyo mvuga ntago ari intirano cyangwa intoragurano, sina yayindi bapfunyika bajyana mu mpago cyangwa muki, ahubwo ni Imana yaremye iyi si. Irangije ibamba ijuru mwa ibamba ijuru ari nta nkingi yubatse, irangije iraribamba. Uzi Imana yishyura mituweli tukivuza ku biceri 300. Iyi Mana urayizi? Ese wari uzi ko mu mirimo y'Imana ejo bundi Trump ari gupfukama haragura muri Amerika, yatambukijwe n'amasengesho, arangije aratsinda amatora, barayatsinze, uyu munsi arayoboye. Murabyibagiwe se nyakubahwa perezida wacu
ndavuze iki ni igihe tugomba gufata uyu munsi tugasengera igihugu, tugasengera u Rwanda n'abanyarwanda. Wowe urinde utinyuka ugakerensa ijambo ry'Imana, wowe urinde ukandagira ibyanditswe byera. Niba tubona ko abami ndetse n'abatwara, tukabona ko abayobozi n'abaperezida bahaguruka bakavuga Imana, bagahereza abaturage proof, uburenganzira bwo gusenga, nta gihugu cyabaho hatariho Imana. Uretse na perezida wa repubulika na mutwara sibo uriya ubona uyoboye amazi 10, Imana itemeye ko ayobora ntabwo yayobora. Biravuga ngo nta buyobozi buriho butashyizweho n'Imana. Niyo mpamvu ubuyobozi buhari. Ubona polisi ukirukanga, burya nuko utamenya. Buriya ni ubuyobozi Imana yadushyiriyeho kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu byabo bibeho bitekanye. Iyo ubona ingabo maze nk'aha ngaha mu karere k'ibiyaga bigari, ni umugisha mwagize. Buriya mu bindi bihugu abantu babona ku musirikare ari uko hari ijambo ryitwa urugamba. Nubona ku ijambo umusirikari asohotse akwiriye kuba asohoka. Ariko uyu munsi twirirwana nabo, tugendana nabo, duhora tubabona ku muhanda uburyo bitanga, bakiyemeza imvura ikabanyagira, bakiyemeza ntibayirebe ubwinshi. Buriya nabwo ni ubuyobozi Imana yadushyiriyeho mu gihugu kugira ngo burinde ubusugire bw'igihugu. My friend, aho uri hose n'icyo ukora ubikorane kubaha Imana. Nge buri munsi iyo ndimo nsengera igihugu hari inzego 3 ntajya nibagirwa. Umuntu witwa mwarimu ushyira mu mutwe wawe akayirema uri muto mu myaka 2-3, ukazarinda usaza, dore nanjye mvi zatangiye kuza. Ukibuka mwarimu ahari hose yubahwe. Muganga, aba bantu baduha ubuzima, akagupfunyikira ibinini ugatamira, hahandi umubiri gwari gwananiwe, ni ibicurane, ni malariya, wasenga Imana ukumva wagarutse muri mudu, watambuka ukumva ibintu bimeze neza. Aba bantu Imana baho umugisha. Abantu ba gatatu no kubavugaho mba numva ntacyo navuga mu ruhande rwanjye, kubera ko abasirikari baravunika cyane birenze kuvunika. Iyo ubona umuntu wasize umuryango we, papa we, mama we, agasiga abavandimwe be, agasiga umugore we, abana, umuryango, agahaguruka akagenda agamije kuguhagararira, akakurwanirira atakuzi, kuko urumva barwanirira ziniya famiye, ariko yarwaniriye igihugu harimo n'abandi atazi. Kubwo gukunda igihugu, haguruka nawe uyu munsi ugira ikintu ukora. Haguruka nawe uyu munsi ugira urwandiko wandika. Yenda abantu tujye tukwibukira tuvuga ati runaka hari ikintu yakoze, runaka hari ikintu yashoboye kutumurikira, hari umucyo yaduhaye, hari inzira yatweretse. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Twari mu mirimo y'abantu, twari mu mirimo y'Imana, twari mu mirimo ya Satani, ariko ndagira ngo ku imirimo yacu myiza ineshe ibibi, kuko Bibiliya iravuga ngo ibibi bineshe, tubinesheshe ibyiza, tubinesheshe ibibi. Imana ishimwe cyane. Mana urakoze kandi ugira neza boga cyabukira. Ngushimiye urukundo n'imbabazi imigisha uhora utugirira. Ngushimiye kubw'ijambo ryawe, ngushimiye buri umwe wese uryakiye, unyemerera umuha umugisha rwose muri uru rugamba no muri ibibazo turimo gucamo. Byose tubere ibyiringiro bizima mu izina ryawe Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha, Imana bishimire, kandi Imana ikomeze kubana namwe muri byose. Reka mbifurize rero isoza ry'umwaka ry'imbaraga ndetse nitangira mwaka mushya ry'amavuta, ahandi umwuka w'Imana akomeze atuganze muri byose. Murakoze cyane. Shalom, shalom.
abakunda ibiganiro byacu mujye mukomeza muce kuri Pro Ezekiel TV, uko bukeye nuko bwije haba hariho ibibwirizo, amasengesho mu buryo butandukanye, ibyo byose tubibonamo Imana, kandi ndazi ko uteye intambwe ayigana nayo igitera nyinshi cyane za kumutabara. Murakoze cyane.